kumenya ko hantavirus nta muti cyangwa se urukingo wizewe cyangwa se urukingo cyangwa umuti wizewe 100% uyivura, ariko hari ubwo abaganga bafasha umurwayi guhangana n'ibimenyetso runaka, ndetse rimwe na rimwe bikakurinda kuba wava mu mubiri, ndetse bikarinda n'ingingo z'umubiri zimwe na zimwe kwangirika. Reka turebere hamwe rero ibintu muganga nyine ashobora gukorera umuntu w'umurwayi ufite iyo hantavirus kugira ngo adapfa cyangwa se atava mu buzima bitewe n'iyo virusi iri kugenda imikurekura mu mubiri. Icya mbere ni ukujyana kwa muganga. Of course niba urwaye, niba utangiye kubona ibimenyetso by'ibanze, jya kwa muganga hakiri kare kugira ngo ubashe kurokoka ibimenyetso bisa nkaho nyine bikanganye byayo mbere yuko byataka ibyo bihaha, mbere yuko bijya muri byataka impyiko, byanwa kwa muganga hakiri kare. Ikindi ni uguhabwa amazi yo mu mitsi, ubwo ni nka it's like the foods like 4 foods 5 foods something like that, ariko hari imiti nyine batera umuntu kugira ngo twavuga ko ari uburyo bwo kugira ngo nyine barinde bya mikaya kubabara gutyo. Ikindi ni uguhabwa oxygene yo kugufasha mu gihe uri guhumeka nyine byanze. Igihe iyo hantavirus yagiye mu gihaha cyangwa se yatangiye kwataka igihaha, guhumeka biranga, kandi mwibutse ko cyo ari cyo kimenyetso cya nyuma kibi. Iyo ugiye gupfa, ugiye kwicwa nayo, utangira kubura umwuka, n'impyiko zawe zitangira kuba declined, zikaba failed, then bikarangira upfuye. Rero umurwayi ufite hantavirus bamuha na oxygene nyine mu gihe guhumeka byatangiye kwanga. Ikindi ni ugushyirwa ku mashini ifasha umuntu guhumeka mu gihe bikomeye. Hari igihe guhumeka nyine byanga, bakagushyira kuri iyo bomboni iragufasha kongerera umwuka. Twibutse ko iyi nayo ni assistance bahaga n'abantu bari barwaye severe coronavirus kiriya gihe cya corona. Rero no kuri iyi ndwara nabyo abantu benshi banabyita n'ibicurane by'imbeba, by the way, biterwa n'imbeba. Ikindi ni ukugenzura umutima n'umuvuduko w'amaraso. Urumva niba udahumeka neza, byanze bikunze bizafekita umuvuduko wawe w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso ushobora kuzaba mwinshi cyane cyangwa se ukaba mukeya. Rero n'umutima, rero muganga agenzura ibyo bintu. Ikindi ni ukuvura umuriro n'ububabare. Umuriro wo ni ikintu kibi cyane, kuko umuriro uri guca intege, ugutera no kubabara. Ngiye narwaye corona, ndabyibuka buri saa 9 z'ijoro umuriro waramfataga nk'isaha, ariko ntabwo ndi kugitiranya na corona, nyine ndagira ngo nshaka gukumvisha ukuntu virusi igira umuriro mubi. Then umuriro wawe umajije kumvamo, iyo saha ishize, umunsi wose nkirirwa ndababara ingingo zose z'umubiri kubera umuriro nyine wasaga nkaho wamvunaguye, niko nabyita. Ikindi, umuntu urwaye hantavirus agomba kuruhuka bihagije. Icyo nacyo ni kimwe mu bintu muganga amubwira, cyangwa se muganga amubwira ko agomba gukora, kuruhuka bihagije. Nabyo biri mu bintu bifasha umuntu ufite hantavirus kuba yakira vuba vuba. Ikindi ni gukorerwa dialysis ku muntu ufite impyiko, cyangwa mu gihe impyiko zatangiye kwangirika. Ubu ni uburyo bakoresha cyangwa se abaganga bakoresha bari gufasha umuntu urwaye impyiko. Hari imiti uhabwa ya buri cyumweru cyangwa se buri minsi 3 bitewe dialysis akenshi nahifata nyine umuntu ajya kwa muganga gufata iyo miti, zo treatment. Ikindi ni ukurya indyo ifasha umubiri kongera imbaraga no kwirinda dehydration, kuba wagira umwuma. Amafunguro, ibiryo byo ni ibintu, indyo yuzuye, imbuto n'imboga ni ibintu bihatse, n'ibikomoka ku matungo ni ibintu bihatse ubuzima kuri ubu ngubu. Rero nk'uko na corona byari bimeze, iyo waba udafite izo nyama, izo mbuto, ntabwo wapfaga gukira pe, sinkubeshye, ntabwo wapfaga gukira. Rero no kuri hantavirus nabyo ibyo ni ibintu muganga akorera umuntu wagaragayeho iyo virus kugira ngo adapfa cyangwa se atava mu mubiri cyangwa se itanamuzahaza, kuko virusi ni ikintu kibi. Kandi ikindi, virusi sometimes iriyevolva. Nk'ubu narwaye coronavirus delta nk'uko nabivuze haruguru, ariko hari igihe kigera nkumva since ukuntu like my lungs, igihaha cyanjye hari ukuntu kigera nkumva ntabwo kiri nyine, ntawe uko narindi imbere n'uko ndi ntabwo ariko nkiri. Hari itandukaniro, kuko yes virus yagezemo, hagomba kubaho itandukaniro. None iyo utayitreatinze neza, ngo buri kimenyetso nk'ubu ngubu kuri hantavirus ngo bayitreatinge neza, ibibazo ni wowe bizaho. At the end of the day ni wowe ubabara cyane. At the end of the day ni wowe uhura n'ibyo bibazo nyine bitandukanye by'umubiri biterwa n'iyo virusi. Rero irinde hakiri kare, ko nabivuze, wirinde kujya gukora mu mahurunguru ntaga wambaye, cyangwa ahantu imbeba zijya
hanafunganye ngo upfe kugenda ukora isuku gutyo gutyo gusa, kuko ntabwo uzi iby'izo mbeba zaje zifite. Rero gerageza ugerageze use nkaho wirinze